Asheri usigaye rigiye kunyicira muri urugo rwawe usiko ngiye kuzigendera Asheri nanjye utyo kwabo ndenganyije nanjye simeruka mu kazi none se niba udaheruka mu kazi reba nk'ubuduheruka kugeje nk'ubu usiko no mu nda yanjye wagira ngo mbyaye vuba nase wagira ngo tubigenze gute Sheri none se wagiye gushaka amafaranga n'ahantu namwanduze narashakije narahebye pe ubu gutya nyine tu Sheri nawe rwose wowe none se reba nk'ubu ngubu sibyo reba igihe duherukira kurya none se ungiye meruka kurya ryari wowe rega niyo utarya ariko ngiye nkaki Yose nta mubiri nambaye ndubona ko nta mubiri wowe niyo kurya wabireka ngiye nkabona ibiryo ariko abakobwa babavuze ukuri koko mukunda abakize oya ntago dukunda abakize none se Sheri watungwa n'umwuka weruka baho utarya babo kandi ndebe kabirinde ngusengera oya kurya se ndagiye reba simeruka kurya inzara igiye kunyica ese urajya kubigenze gute nzajya kwishakira undi mugabo kasakumira none ariko Sheri mfite agatekerezo suzi cya gipasiteri kijya kiza hano cyitwa Amaguru ndakizi cya gipasiteri kiriya gipasiteri rero cyaje hano kije ku rusengero kirambwira ngo dore ngo umugabo wawe ngo ni inyatsi ngo ntaguhahira ngo ntakwambika ariko buriya ngo ndetse usiko yambwiye ngo nindeka tukaryamana ngazankiza ngo azaba amafaranga menshi ngo yuzuye igikapu warabyanze se Sheri ubwo koko urumva naguca inyuma kasakumira n'ubukene mpagaze ubu ngubu gutya mfite ubukene bungeza ahantu none urwabona umuntu udukiza ukanga yuko koko se Sheri ubu ngubu urumva najya kwemerera undi mugabo ngo turyamane kandi uhari none se urabaho gute none se ubwo ngubwo urumva kubaho najya kubikora ngiye kuryamana n'undi mugabo ahubwo nagutanga agenda tukabana wowe ugasigara wenyine ahubwo mushakisha umva nkungura igitekerezo rero reka muhamagare sibyo noneho mubeshye ni Sheri wanjye yuriye indege yagiye muri Amerika yagiye mu butumwa bw'akazi mubwire ni ngwino wowe ureba wigishijwe kuri wese arinjira umureba namara gukomanga ageze mu nzu nyine uratindaho gato nyine mbanze se nyine nk'umukira muri mudu nyine mweke ko tugiye kuryamana uhite winjira tumukuremo amafaranga urumva ko kana atari ko ntabwo bityo gitekerezo cyaba ari cyo none se ngo bigende bite nicyo kuko ndamubeshya ntabwo turi buryamane ndamubeshya mubwira ni umugabo yagiye bya bintu wansabye nabyemeye nzanira amafaranga ubundi uze kuryamana ariko Sheri suko ari kari agapasiteri nabonye n'akazingo ntikananshobora de ahubwo reka nkwereke telefone rero ngo muhamagare oya buretse mbaye nkubwire wowe ikintu gashukije kari agapasiteri nikamara kwinjira ukabwira imyenda akayishyira aha hano ngaha kuri iyi ntebe nyine ya hafi kugira ngo ninza kwinjira mpite nyifata ahubwo nanjye reka nze mpite nkenyera isura ako kana wowe umuti turawukoze nze muhamagare aza yaduhe tuyarye nimero ye hanjye nanditseho ndera pasiteri Maguru uyu ndamubonye Ada pasiteri waramutse neza Yesu nashimwe none ubu ngubu rero umugabo wanjye amaze kugenda yuriye indege agiye muri Amerika bite none se uwo mugabo ahise ajya muri Amerika kakanya yagiye yateze indege wabibonye wamuherekeje umugirije i Kanombe urabizi ko yageze i Kanombe wavuye i Kanombe yuriye indege none bya bintu wansabye nari nabyemeye none waza ukandeba mu rugo tugahita tubirangiza wowe warebye neza atadufatira muri iyi nzu rwose nanjye ndimo ndaza rwose ngiye kuza nje nk'inkuba rwose hanyuma ndaje ntugire ikibazo banguka rwose ubu yagiye namuherekeje namugije ku kibuga cy'indege banguka wihuta sawa urasanga nakwiteguye murakoze Yesu ashimwe. Yesu ayubaze. Yewe data we. Uraho. Ewe. Iminsi yaribaye myinshi. Iminsi ni myinshi we ariko bana we. Yesu we. Uraho.
Imana igira neza rwose niko amakuru ni meza yewe data we nari ngukumbuye rwose numvaga umutima uri kwaka iyo ndaranakubonye noneho wari gupfa ndakubwiye ngo nari kuryama bakabyuka basanga napfuye oya ntabwo wapfa bite se ni byiza gusa kigabo cyagiye yewe data we cyagiye cyo kigabo cyagiye cyane nise cyagiye muri Amerika koko yagiye muri Amerika ku kazi bamuhamagaye urabizi neza ndabizi ubu noneho hano haracuwamba rahira yewe data we dore noneho baravuga ngo igisupusupu noneho dore niwe gisupusupu nyacyo uri igitego mu bari urabizi paste ufite amagambo aryoshye uri igitego mu bari rwose none se ubu ntabwo ushyushye ntabwo ushyushye oya gushyuha sinabigora ubizi se ari ngukumbuye numvaga ndi kwaka ariko imizi yaribaye myinshi yewe data we noneho niko wagira ngo yewe data we yewe nari ngukumbuye ariko warabyibushye ega amafaranga si ikintu naye amagufwa yaragiye none se ega buriya amafaranga ni igitangaza usiko wabyibushye ukaba nk'agasumbashyamba njyewe yampaye isuka wabaye nk'agasumbashyamba neza ufite amafaranga urumva ufite amafaranga urihemba ubu noneho nanjye nyabonye nabyibuha none ntitubonanye nabyibuha nkahita mba nk'akanyamasyo ndakubwiye ngo ugiye kubyibuha ku buryo n'ijisho ribyibuha kuramo n'iki gishati none se twagiye mu cyumba se hoya mu cyumba kiriya cyumba twakimutsemo twajya mu cyumba rwose hoye dusigaye pate matara twarayigurishije kubera ubukene se na cya gitanda n'igitanda twarakigurishije twararahemwe twaryama wabuze ubwenge guteye umbwira none se umugabo kandi yatereka tubigurishe tuzatwirarira mu ntebe n'undi nta mwana tugira nari gukora iki pasite wabuze ubwenge warambwiye nkaguha amafaranga akumenera ifaranga pasite reka n'ubundi nta kibazo ndakwakirira hano naho ni heza si ku buryo hano twatera akabariro none se turajya mu cyumba turyame hasi intebe zose izi ntebe nizo ubona dusigaranye n'iyi televiziyo n'amasafuriya twaragurishije na gaze n'ikazu usigaranye imwe nambara ibintu byose twarabigurishije ko numva wahuye na nyabingi pasite wabyiboreye ko nahuye n'ihuku yahukanye ku manywa yihawe ese wahagira nk'umuturanyi udusanga hano muri salo nta muntu uza nta muntu uza ni ukuri urabizi neza ndabizi bose bagiye nese hano mu gipangu si tubamo twenyine bizeye umutekano kandi ku gipangu harafunze aho wizeye pasi ahubwo kuramo n'iki gipangu dore kiri no kukura ko twari kujya hariya mu cyumba rwose tukari ariko pasite mu cyumba kandi kukubwira yuko nta kintu kiriyo none se tujye kuryama hasi nibyo ushaka noneho ngiye kukumesa nk'uko bamesa imyenda umese je pasite dore turebe wazanye isabune yewe ngiye ndakumesa nk'uko bamesa isabune bati kumesa si ubwo nabyo bikada jiwe uranze ntabwo renze uko bamesa umuntu yewe data we reka urebe ibintu ngiye kugukorera yesu we pasite warumumeye cyane ngukumbuye rwose njyewe nanjye nendaga gushira bikada utari wahimbiza nendaga gushira naremerewe nabi yewe data we urabyibushye uzana amatuza reka uzana amabere sinakubwira amafaranga si ikintu rwose yewe we dore noneho nawe dore babaye igisupusupu urabibona ariko nawe kandi pasite n'amavuta yarashize ntaheruka no kwisiga shaje imana yaragusize pe ntabwo mperuka kwisiga amavuta yaragusize rwose none se nyine ryamba hano rega ntacyo hatwaye pasite ni hanini hano zo hatwaye iki hano si hagira umuntu utohadusanga rwose mbese ko nta muntu waza nawe ariko hano hoya nta muntu uza ariko iriwe matani ibyo ngibyo mwirirwa wena pasite ibyo ngibyo mwirirwamo niko mugabo icara neza mbabarira ni ukuri mbabarira ibyo mwirirwamo wena imbabazi ni imbago y'Imana mbabarira
njya kwirirwa nkurinda yawe ushakira ibyo kurya wagize ukivuga inyuma nawe so yarari kunsengera agusengera yambaye mbabarira yararimo kunsengera agusengera yambaye bogisi byo ndiba kunsengera ariko nani so mbabarira ntundeze abakristo banje yararimo hagarara hano mbabarira rwose yarari kunsengera urugo rwanjye kuva ryari utangira kwinjira urugo rwanjye we n'uyu mugore wanjye mbabarira ariko wanyishije nyine urabona nukuri do yari yaje arambwira ngo nindeka nsenge ngo umwuka w'Imana ngo yamweretse ko tutabyara rwose ntago ari njyewe mbabarira umugore wawe yari yangejejeho icyifuzo jana nabyesera yaje anakomagara arambwira ngo Imana ngo yamubwiye ko tutabyara yari ngo kunkorera deliverance wambuye ubusa nani so ntabwo nambuye ubusa yambwiye ngo ninkigere isumu nyine none mbasanze muri gukora iki none se unatambaye bugisa n'isengeri none ibyo ushaka byose ndabiguha ngenda kwandikira sheke mbabarira utageza abakristo banjye bakadore ndi hafi y'umudugudu mbabarira abakristo banjye batabimenya bampagarika nta n'isoni nuko umusaza mugenda musenya ingo z'abantu mwitwaje ngo muri abapasiteri nta n'isoni mbabarira nciye bugufi nsabye imbabazi icara hari nsabye imbabazi rwose sinzongera umugore wawe yangejejeho icyifuzo arambwira ngo ntuzi gutera akabari arabeshya arazi yasaga namuzi cyangwa agirana n'ibarazi yaje arakomaga arabwira ngo Imana imudutumyeho yose naramuhamagaye niko nuko ko muzaza kugenda mbabarira n'ukuri kose ndagusinyira sheke amafaranga yose ushaka ndayaguha ariko ntunteze abantu dore umugore wanjye yarazi ko maze iminsi mu masengesho ndagusinyira sheke oya uretse reka nambare rwose wambare mbeka nambare mu rugo rwanjye mbabarira wambare mu rugo rwanjye mbabarira abakristo batabimenya noneho nabasebye imbere y'Imana nanjye imbere y'abaturanyi urasinya zingahe ndaguha 6,000 aya make nta n'isoni 6,000 niyo mfite ariko mu Nyakabanda mfite n'inzu nakwandikira nayo ukagenda ukayifata vuba mada uri mubi uri no kuburana ngusanganye n'undi mugabo mu nzu none se ni njyewe wamuhamagaye umuntu araza kubashakira ibyo kurya murangiza mwirwe musambanira no mu nzu nta n'isoni mada uri mubi wambwiye ko umugabo wawe yapfuye ari kubeshya ko mada utangiye kunyica ndiho arambeshyera ahubwo nuko abonye afashwe agatangira kumbeshya ariko ntabwo ariko nawe none se urabona namujyanye mu cyumba iyo nza kumubwira ko apfuye si twari kujya mu cyumba yambwiye ngo nicare hano ansengere arambwira ngo ninjye koga nyenyeri isura iyi ni 1,000,000 ngiye kuguhereza 5,000,000 kuri telefone gira vuba utagwa muri iyi sinifitiye n'ubukene utumye banca n'ibisebe hejuru yawe wenda nzagukubita wenda kwica ubu urize ukuri se ko ufite umugabo none se sinakubwiye ko mufite waje kunsengera ngo tuzabyare nta mugabo mfite nyonge ntabwo mbyara wambwiye ko umugabo yapfuye wimbeshyera niko ko madanje ntabwo mbyara yaba kuri telefone yawe wambwiye ngo umwuka w'Imana amwohereje hano mbabarira ndakwinjiza umbi imyenda nambare ubundi ibintu nk'ibi ngubundi waza ubihemukira sohokera mu nzu vuba wambabariye kuko nambaye ubusa koko sohokera mu nzu